dore inyama wa dore inyama sha muco inyama rangazi yahiriye banzane twumva bakwita nde man Captain Chandra. uri umuhinde Aya. Barambwira ko irananga umukobwa utabyara aza akayikoraho yangiza akavoma amazi mu gacupa yagera mu rugo akayanywa akanayoga ku matako ubundi yajya mu kazi indi gafata upana tseka ni hete ndasenga ukabuza n'ubugira useka biruka ngabuguru neta kabona wagenda uzamura amavuta rero reka dushire ku ruhande gushimira dore application yaciye ibintu mu guhuza abakunzi ku isi hose guhera muri 2022 nta yindi ni single connect ya muri Apple Store. Injiramo neza cyane, reba hasi kuri search ubundi ukandeho aho ngaho, uzamuka hejuru muri search wandikemo Singles Connect. Aho ngaho numara kwandikamo Singles Connect hangane kuri Apple Store baraza kwita baguha ikintu cyitwa Singles Connect application urangiza downloading, and then kubera ko ukoresha iPhone aho ngaho baraza gusaba gushyiramo Face ID, ukande kabiri ya double click kuri installation ubundi ushyiramo Face ID yaba checking ukwemera ku downloading. Nta mafaranga bisaba nta n'ikindi kintu bisaba, reka tushyiremo application yacu. Urabibona neza ko application yanjye irimo kujya muri telefone yanjye. Hano ngiye kwibonera umukunzi kuva ku isi hose hirya no hino. Imaze kujya muri urayifungura ubundi kuzuza ibisabwa imyirondoro yawe n'ibyo ukunda. Application imaze kugera muri telefone yanjye, rero nawe ushaka kuyidownload ubundi kubonera umukunzi kuva ku isi hose na Singles Connect kuva kuri hejuru y'imyaka 18. Yo, what's up my people, mumeze mute twebwe turashima Imana. So murabizi ko umunsi w'ejo twari turi muri cyitwa Iwacu Muzika. Uyu munsi ni ku cyumweru tugiye gutembera mu bwato, muraza kuba mubona ni ibintu bya first sana, mwebwe simuze kujya kure urumva kubera ko ngomba kubaha show y'ibyabereye Rubavu. So we nuze kubura nuze kubura reba introduction yikoreye uze nimbere ku bwato tugiye kwinjiramo we Mana yanjye, muraza kuba mubireba. Yo nababwiye ko rero mbere yuko tujya mu bwato, mbere yuko tujya muri party y'uyu munsi y'umwaka wa DJ Clash, tugiye kubanza tukazenguruka mu mazi muri ubwato butya tukagenda dutembera. Uyu musaza rero niwe nyiri buno bwato bakwita nde man? Captain Chandra. Uri umuhinde? Aya. Iryo ni izina rihabwa abakapiteni nyine. Abakapiteni. Warebye filime ya Drastic Ship. Aha! Captain Chandra. Uriya murenze bya uriya ni njye yigishije gutwara ubwato. Muzera wagira urwenya rwose zo gutera urwenya. Aha rero Captain Chandra mu karere ka Rubavu mu kiyaga cya Kivu. Twari dutambutse ahantu harya ngo ni Sebeya. Umugezi wa Sebeya. Wese umugezi wa Sebeya kutubwiye uburyo amazi aca munsi y'ikivu. Agahinguka Rusizi. Bigenda gute se amazi ya Sebeya aca munsi y'ikivu gute? Nkubwiye ngo amazi ya Sebeya ngo yaca munsi y'ikivu gute? Ntabwubeshye. Ariko mu gihe cya kera kandi abapapa wanjye nibo bakuru baraturutsa, bajyaga banganiriza twahagera tugiye nko mu misa cyangwa tugiye mu isoko kugura nk'inkweto, tukahagera vyakambwira ati wa muhungu rero uyu mugezi wa Sebeya iyo ugeze hano unyura munsi y'amazi ugahinguka Rusizi. Niko kubona mbizi gutya nanjye nyine, ariko gusa ko sindanyura munsi y'amazi ngo mbyiboneye ngo umenye neza ko yanyura. Ariko nawe niko bakubwiye? Niko bambwiye, ariko n'abantu benshi basanzwe babizi. N'uwo wabaza wese yakubwira yuko yahinguka Rusizi. Avuga ko ari amazi atari Rusizi. Watweretse n'igiti cy'umugisha. Kiriya giti cy'umugisha cyo ngo byari bimeze bite? Kiriya giti cy'umugisha rero n'umwami wa kera yabugurizaga itabi nyine. Wewe yicaraga akabanza agatekera. Ubwo rero impamvu twahise ku giti cy'umugisha, urabona riga yaturuka nk'abakobwa beza i Kigali, bari kumwe n'amaniga menshi cyane. Twababwira ati ngo tujye mu bwato, ati ngo wapi? Bukwe mu vitete petit. Twababwira ati ngo tujye mu bwato ngo ya, ariko twamubwira ngo ku giti cy'umugisha. Akagira amatsiko yo kuhamenya, twajyana bigatuma nanjye ngira amahirwe yo kubona ku mafaranga y'i Kigali.
iyo babwiye ngo igiti cy'umugisha barabyemera yarabo babwiye baranga ntabwo babyanga nanga ntabwo batabitsemo akantu k'umugisha babwiye ko batwara mu bwato gusa nababwiye ko mbatwara mu bwato none se uyu mukobwa uri hano inyuma noneho we bamwita nde ko mbona ari kurwana na moteri uyu nguyu bamwita Captain Emile ni umuhungu wanjye ndi gutoza gutwara moteri urabona arimo kwatsa aratwaye ubu aracisha ubwo rero tugiye gukomeza n'ubundi tugiye tubatembereza turakomeza tubereka none se nta kindi kintu kirenze se muri kino kivu cyangwa uretse igiti cy'umugisha n'uburyo se binyura munsi y'amazi urabona nka kira kiboro kiri hariya rero bakita inanga kiriya cy'umuhondo umuntu akubwiye ngo ni inanga wagira ngo ni inanga nyine twispamu nyine wagira ngo ni inanga nyine ikorera umuntu akaba none ni inanga z'ikirere kiri ni ukuvuga ngo impamvu tukita inanga tukizirikaho ubwato bunini bw'ikarongi bwa bwato bita bato Kivu Queen buriya bwo ku Kibuye bwo ku Kibuye iyo buje inaha Rubavu babuzirika hariya buriya ntabwo buriya bwato bushobora kurenga hariya ntabwo bwarenga hariya buparitse ku mucanga ntabwo bwakwangirika hariya Kivu Marina Queen si bwarohamira banongeye barabutunganya se hari igihe bari baratangiye kwinjiramo amazi bacyari kubutunganya hariya ni kuri Public Beach aha ni Public Beach hariya ni ku Gisima nta mateka afite amateka ya mbere ntago hitwaga Public Beach bahitaga Bikini hazaga abantu bambaye utubikini gusa ni ukuvuga ngo hano Tam Beach n'aha ngaha Public Beach byari bitandukanye aha ngaha hitwaga Bikini hariya kuri Tam ho bahitaga Sansan kuri Tam abazungu rero bakundaga kuza kuba biryamiye muno abanyafurika abanyafurika bajyaga Tam abazungu bakaza ku by'ubuntu kandi hano hari ubu Tam kujyamo ari ukwishyura ziriya nizo nanga iriya ni inanga ariko hari ukuntu tuvuga habaye iki hariya mbona urabona nyine bari guproposanya yavuye kumwambika impeta ariko hari ukuntu tubwira abantu kwa iriya nanga nyine turi kubafera bimwe byacu urabizi nka Captain Chandara yagiye aba ari n'umusikama ari n'umusikama kubafera bababwira ko iriya nanga umukobwa utabyara aza akayikoraho yarangiza akavoma amazi mu gacupa yagera mu rugo akayanywa akanayoga ku matako ubundi yajya mu kazi indi gafata ukavuga ati ni inanga niyo bavuze ariko kuva ikiganza gusa arigiye aragira amazi ari hafi yayo arigiye aragira amahirwe agahura n'umuhungu ukubita ifumbire igatumuka ibitanda bikabweshagura amabati agasikambuka abaturage bagahomba wa wundi w'umuyobozi mukuru w'ingabo zirwanira ku buriri uwo rero iyo bahuye indirinjira nta kabuza muri make umusikamiga umushyiraho kondisiyo nko kubita kondisiyo z'ubwenge ku buryo nyine agomba kubikurikirana neza cyane ubwo nibyo rero banawe ubu ngubu turimo twerekeza kuri boat party dore ngiyi hariya hirya niyo turimo kwerekezaho mu kanya gato turaza kubereka andi mashusho rero twinjira muri buriya bwato banza bereka igiti cy'umugisha hariya igiti cy'umugisha Serena yaragishimuse kiba muri Serena urumva ndetse hirya yacyo gatoya niho umugezi wa Sebeya winjirira mu kiyaga cya Kivu ubwato ngo buriya rero turimo kugenda tubusatira mu kanya gatoya turaza kuba dutangiye party. Ladies and gentlemen, ubu tugeze rero kuri bwa bwato of course aho tuguze kuri iriya party y'uyu munsi n'umwaka umwe wa DJ Crash. Murabona ukuntu umeze dore inyama wa dore inyama sha mucaye inyama rangazi yahiriye banzane twumva urimo gutinda sha urimo gutinda
zani nyama yahiye, zani nyama yahiye, zani nyama yahiye. Ibyo kuba byose bimeze neza. Ibyo kuba byose bimeze neza Emmanuel. Aha tugiye kubarira muri aka kanya. Rero wowe uze gutuza turakwereka show yose uko iza kuba imeze. Yanza gasuzuguro gukorwa n'umugayo bana tseka ni hete nesenga ukabuza n'ubugira useka biruka ngabuguru neta kabona wagenda genda muzamura amavuta rero Reka dushire ku ruhande gushimira